nyuma y'igihe kinini hari habaye conclave yatangiye ku itariki 7 bari gushaka kugira ngo hatorwe papa mushya wasimbura Papa Francis uherutse kwitaba Imana ku myaka 88 ndetse nibwo hari hatangiye conclave yo kuba batora cyangwa se conclave yari bubashe kuba bari butore papa bikaba byabashe no kuza kugoranamo kuko hagiye hagaragara umwotsi inshuro nyinshi zigiye zitandukanye bari gushaka papa ariko nkuko n'abakorera ikiganiro n'abakorera imbere yaho gatoya nababwiye bya papa n'ibindi byinshi ubu rero mu kanya gaciyo karo kanya nibwo bamaze gutangazwa papa mushyashya akaba ari ndetse n'umunyamerika wamaze ku mateka yigeze abaho nibwo habashe kubaboneka papa w'umunyamerika yitwa Robert Prevost akaba ari papa wa mbere bashe kuba nanone w'umunyamerika babashe kuba bashyiraho bakaba bamuranze kano kanya akaba agiye habona cyangwa se abantu benshi bagiye kumubona akaba agiye kuba papa nyine bamwita ngo n'umushumba mukuru wa Kiliziya Katolika ku rwego rw'isi ko kubizera ba Katolika babifata nk'aho ari we wavuga ngo niwe ubasabira abenshi niko babyita baramuzanya afite ibineza neza n'ibyishimo rero kano kanya nibwo agiye kuba yatangisha ijambo rikuru imbere ni ijambo batanga mu rurimi rw'ikilatini Annuncio vobis gaudium magnum. iri ni rimwe mu ijambo ari gutanga eminentissimum ac reverendissimum dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. urabona neza ko ari ahantu hateraniye abantu benshi nyuma yo kuba atangaje ijambo rya mbere nkuko nababwiye yitwa Robert Prevost uyu niwe wa mbere ubashe kuba yatorwa babashe kumwerekana ubwo andi makuru yandi ari bubashe kuba yagaragara yari Cardinal rero Robert Francis Prevost niwe niryo zina bamuha niryo zina rye ngo ni Robert Francis Prevost niryo zina rye yamaze kuba kano kanya amaze kuba ari we waba umushumba mukuru wa Kiliziya ku rwego rw'isi nkuko babyizera akaba ngo yarafashe izina ryo bita ngo ni Leo wa 14 Pope wa Leo wa 14 kandi kindi akuyunguye akaba ari umunyamerika ni umunyamerika wa mbere ubashe kuba yaba papa ngikindi yamaze igihe kinini akora ngibijyanye n'umurimo we cyane cyane muri Latin America ndetse cyane muri Peru no muri Paraguay ikindi yaje kubara igihe kiri muri Latin America kandi ngakaba yarigeze kuba n'umushumba we wita ngo ni Chiclayo aho ngaho naho yakoze ibyo bita ibyo aho yagiye abanyine ayobora iyo matorero yabo yo muri Katolike muri Peru ngo yaje kuba yayobora abo bita ngo naba Augustinian abapadiri b'icyo gihe yaje kuba yabayobora ubu kano kanyero niyo makuru abashe kuba yasohoka kuri papa umaze gutorwa ibindi byose twaza kubivuga nyuma mu nkuru ziri buze kugenda zikurikira kuri YouTube channel yacu nongera mbabwire bimwe mu bintu cyane kuri Papa Francis byagiye bivugwa abantu benshi bavuga ati niwe papa wa nyuma nta bundi papa buzabaho bababeshye kandi imyizerere yacu burya ntabwo twebwe igendera ku kuvuga ngo hazatorwa papa uyu n'uyu bababwira ibi n'ibi reka ibindi ndibuze kuba kubita mu kiganiro gikurikiraho